ariko hagati tukiri aho abakobwa bagiye bamenya ubwenge njye reka mbabwize ukuri mfite inshuti zanjye z'abakobwa ariko hari ikintu maze kubona ku bakobwa ukuntu tumeze biragoye kuzabona umukobwa w'inshuti yawe uzakubwiza ukuri akubwiza ukuri kuko ibintu we yafashe umwanzuro akubwiza ukuri tingera yafashe n'umwanzuro ni ibingi bwakore umukobwa we ahubwo ajya aragagana n'umusore cyangwa umugabo bakemeranya bagahana na gahunda umurongo bagafata decision bati turakora ibingibi yarangiza kukabona ko wenda ushobora kugira uburyo uza kubibona hari igihe ushobora kubibona ase Fofo ubundi wowe nka Fofo urumva wakwivamo ukaza ukabwira wenda Nadine w'inshuti yawe uti rero buriya Jado ni boyfriend wanjye agiye kuza kunsura kandi arahava ndongoye byanze bikunze wabivuga nge jambo mbabarire neko dega abantu dukunda kuvuna abandi ubundi bungu hari isomo nsigaye mbona nago si byiza kublaminga mugenzi wawe ngo yavuze ibintu wamubwiye ngo yakuvuyemo yego si dushishikarije abantu ko mu gihe umuntu akwishije ibanga urivuga ariko nyine byaragoranye muri iki gihe nsigaye mbona bigoye noneho abari kuvuga ibyo babonye sasa nibo turiho uri kuvuga ibyo yabonye we nawe twamushima kuko si umunyamakuru ubundi banga ni ry'umuntu umwe ku giti cye ya Fofo abantu rero biragoye kubumvisha ko umusore n'umukobwa bashobora kuba bari kumwe mu nzu bukira bugacya ngo ntibagire ikintu bakora ubwo ndavuga sex imibonano mpuzabitsina wowe niko byumva mwiriwe neza nshuti bakunzi bajya TV show njyewe basuhuza ni Jado Sophie show ndi kumwe na Philomene aka Fofo ubwo ukamenya ko turi kuri Jao TV show Fofo karame kufite ubwoba oya nta bwoba ngira ndakwakiriye hano kuri Jao TV show wiyumve mwikaze urahamenyereye ni mu rugo feel at home murakoze Fofo amakuru y'iminsi se amakuru ni meza meze neza ndashima Imana urebye meze neza nta kibazo hari abajya bavuga ngo barashima Imana n'abantu bake wowe bimeze bite nawe ndashima Imana n'abantu benshi abo ngaya si bake abo ngaya nibo bake Imana ishimwe ubwo ari igihe kizagera wenda nabo bakeya bakavamo Fofo twari dukumburanye rero yego ntitwari duherukanye gusa Imana ishimwe ko twongeye kubonana nishimiye kongera kugaruka kuri Jao TV show ntabwo nari maherutse ushize twagerageje gukora ibihe biraduhinduka nyine bituma tudasoza twagiye tugikumburanye twagiye imvura yaradutesheje ariko uyu munsi bwo nizere ko noneho ibintu biri buze kugenda neza suhuza bariya abantu rero nabo bari bagukumbuye ndabizi muraho umeze mute meze neza nizere ko nawe umeze neza yes Fofo hari ukuntu umuntu aba afite akazi akagira n'abantu bakorana mu by'ukuri ubwo ni sosiyete y'ahantu ukorera sibyo ni nk'iki ushobora gukora kugira ngo abo bantu ugumane nabo nta n'umwe mugiranye ikibazo nubwo wenda bitabura ariko utubwire wenda tumwe mu tuntu ushobora kwitwararika kugira ngo ugumane n'aba workmates bawe mutagiranye ikibazo iyo ni A kuri B urongera utubwire imico ishobora kuranga umuntu mbega igatuma sosiyete akoreramo imukemanga birakaze cyangwa uragerageza mu buzima busanzwe njya numva ikibazo nkagerageza sinjya nsiga ikibazo nagisubije very nice cyambere umbwiye kwa kolege abantu mukorana ikintu ushobora gukora abakomenti mukagumana nta kibazo mugiranye biragoye mu buzima kuko abantu tubana
mu buzima busanzwe abantu tuba dufite imico itandukanye niba muri sosiyete tuvuga urugero turi abantu muri abantu 10 abantu 10 muri abantu mudahuje imico n'imyitwarire mutakuriye ahantu hamwe like niyo yaba ari abavandimwe bawe ntago mumeze kimwe nyine ni ibintu bigoye gusa nyine umuntu aragerageza ariko ikintu cya mbere mba mbona nyine mu bantu babukorana wakwitwararika cyambere cyo ngiye bitewe nuko mbyumva cyane uko nagiye mbibona naho nkora first of all ni ugukundana ugakunda abagenzi bamukorana kandi ukifuza ko muri society nkunda kubwira abantu ngo ikintu wifuza wumva ko utifuza ko cyakugeraho ntukakifuze mugenzi wawe icyo ni ikintu cya mbere ukarinda mugenzi wawe nkuko wirinda niba ikintu ubona cyakubangamira mu kazi kawe ntugishyire kuri mugenzi wawe nawe ukakimurinda ngicyo nicyo kijyana n'ijambo uvuga ni nko kumenya ibyawe ukamenya uruhande uhagazemo ukamenya ibyo ushinzwe mugenzi wawe nawe ukamurekera ibyo ashinzwe ukamenya ko uri umukozi mugenzi we nturi umuyobozi nyine ngiye muri societe wenda mu mbabarire nshaka kuba mbagiye kuvuganazamo amarangamutima y'ibyanjye wenda nibyo nagiye mura nabyo mu kazi ariko nibyo ugasanga turabakozi turi gukora ariko umukozi runaka ugasanga yivuyemo si umuyobozi wanyu wabatangarije uzajya bagenzura si umuyobozi uzajya ubaha amabwiriza ntago ari supervisor ntabwo ari responsable araje arakubonye wenda ndabyumva hari ukuntu nshobora gukosa cyangwa gutana mu kazi mugenzi wanjye akankosora cyakanyereka ko bitari ngombwa ariko hari uburyo umuntu ubwira mugenzi wawe akamubwira ati bino bintu rero ntabwo byari byo ntabwo ari uko babikora nyine mu mutima mwiza ubundi ugaragaza ko utari kumutegeka utumwigizeho umuyobozi ariko ukamuyobora ariko undi akaza agashaka kukwigiraho umuyobozi kujya guha amategeko amabwiriza akagutira igitutu kandi arakoze mugenzi wawe icyo kintu nacyo ni kibi mu bantu bakorana uyu uri umukozi ukorana n'abandi nicyo kintu ukakigira biba ikibazo bituma batakwiyumvamo ntago muhuza biragorana nyine biba bibi ntago bakukunda kandi ntago ari byo ikindi nabivuze byo kumenya ibyawe nyine menya akazi kagomba gukora gakore n'undi narakora ko iyo muri mu kazi buri wese abazwa akazi ke ako yatumwe gukora dushobora gufashanya kuko turi gukorana ariko buri wese afite ibyo abazwa menya ibyawe bazwa undi nawe murekera ibye azabazwa nabyo nyine mbona ari nk'imbogamizi niba bijya bimbaho mu kazi ariko nyine icyo ni ikintu njye nagiye mbona menya ibyawe ugomba gukora ari byo ukurikirana wikigira umuyobozi ku bakozi mukorana kandi atari yo titire ufite nyine njye n'izi ngingo ebyiri njya mbona zibugorana hagati y'abantu bakorana bigatuma bagirana ikibazo yego nicyo njye nabivugaho icya kabiri hagiye warambwiye icya kabiri nakubajije noneho umaze kutubwira ibyo wakwitwararika kugira ngo ugumane n'abantu bawe mukorana ntawe mugiranye ikibazo noneho ugiye kutubwira niki noneho utubwiraho wenda nk'utuntu nka dutatu uvuga uti ushobora gukora kano kantu kakaba imbogo kagatuma abantu bagukemanga bagakemanga imico yawe bagatangira kukwita wenda nk'ikirara mbega ntibagufate neza nkuko murakoze wenda muri sosiyete byaterwa na sosiyete murimo ubundi ibintu byose kuba bagaragara nabi no kuba abantu bagukemanga biterwa na sosiyete murimo uko ingana mukavuga ati tuvuge muri ahantu muri biterwa nyine n'abantu generation zihari tuvuge ati hari generation y'urubyiruko hari abantu bakuze baringaniye hari abasaza n'abakecuru nyine biterwa rero nyine byaterwa na sosiyete urimo ariko wenda ku ruhande rwanjye ko ngende urubyiruko nko muri sosiyete iyo uri muri uru rubyiruko like nk'urugero nk'umwana w'umukobwa hari imico ushobora kugira nyine igatuma no gukemanga aho niho nshaka kutubwira rero wenda sinzi ko buri wese agira uko abyumva nshobora no kuba wenda uko mbyumva atari ko namwe murambwira kuko nshobora kuba ndi umwana w'umukobwa turi muri sosiyete turi mu kazi wenda akamubwira nk'ibyo nagiye mbona ugasanga mu kazi kumwe n'umukobwa ukorana n'abantu batandukanye abagabo abasore yego nta muntu ushaka kumbwira ngo nuko ngo ari sociable ko nandi sociable ndagerageza kubana n'abantu bose abasore abakobwa cyane cyane abahungu nkunda kubera inshuti nabo n'abasore ariko nyine hari uburyo umuntu we aba
attached cyane ku basore nyine ku bagabo kandi n'umukobwa ukabona ari closed cyane n'abasore n'igitsina gabo yego ukabigaragaza cyane yari bigaragaje cyane nyine nyine aba ari kukubona muri societe tutagiye kuvuga byane by'iki ngo reba ibikuri yango nakazi ke ngo namagambo hari uburyo witwara ku basore kabyatuma bavuga turi umukobwa ashaka ko atari shyashya ashaka ko atari shyashya bakakugira ikibazo ikindi cyiyongeyeho kuba wenda waba ufite igikundi runaka ugenderamo ugasanga ndafite nk'igikundi cy'abantu bitewe n'uko bagaragara physically bakajya baza nko kukureba ari nk'itsinda runaka kuko hari nk'umusore no muri society cyangwa muri quartier hari nk'umuhungu wamuturanye akubitera abantu bagendana kuvuga ngo aritonda atari no kuvuga ngo ni iki hakaba n'undi bitewe n'igikundi kiza kumureba no butamuzi uvuga turi amungu niyoroshye kuko tuvuge urugero ugasanga hari nk'itsinda ry'abasore bazwi ko banywa urumogi banywa ibiyobyabwenge kandi ari abajura ukabona baje kugira ute kumureba nizo nshuti ze ziza kumusuhuza nizo bagendana icyo gihe muri societe niba ufite ahantu ukorera baza gukemanga bavuga bati uriya mukorege wacu uriya musore nubwo dukorana shaka hari umunywi w'ibiyobyabwenge mumwitondere kubera ko ashobora no kutwiba ntabwo twamugira sitoke wacu ngo tumushyire imfunguzo zose ashobora no kutwiba kuko agendana n'abajura kandi bavuga ko ihene mbi ngo nawe izirikaho iki inziza baranavuga ngo umbwire inshuti zawe ndakubwira uriwe ariko hagati tukiri aho abakobwa bagiye bamenya ubwenge njyewe kambabwiza ukuri mfite inshuti zanjye z'abakobwa ariko hari ikintu maze kubona ku bakobwa ukuntu tumeze biragoye kuzabona umukobwa w'inshuti yawe uzakubwiza ukuri akubwiza ukuri kuko ibintu we yafashe umwanzuro akubwiza ukuri tunyere afashe n'umwanzuro ni ibindi bwakore umukobwa we ahubwo ajya aragagana n'umusore cyangwa umugabo bakemeranya bagahana na gahunda umurongo bagafata decision bati turakora ibi ngibi yarangiza kukabona ko wenda ushobora kugira uburyo uza kubibona hari igihe ushobora kubibona kaza akakubeshya ngo ashaka kugisha inama byo mumenya ubwenge ubundi umukobwa uranga uramubwira uti aho ngaho icyo umutima n'amawe ukwemeza ari cyo ukora impamvu mbikubwiye ibyo bintu mu buzima ndende nagiye mura nabyo no mu buzima busanzwe urabyumva kandi koko naje no kugenzura mboneka ko gaduteye biragoye kuzabona umukobwa uzakubwiza nk'ukuri ngakubwire ati njyewe akubwira gahunda ye aturi umuhungu bimeze gukenge nawe tugiye gukora ibi twakoze ahubwo araza akakubeshya ngo se nk'urugero ngo nzakora ibi n'ibi ngo uratwabikora noneho utarabimenya wowe mujya mu matwi ukamubwira ati hoya ntuzabikore hoya ukamugira inama ntukabikore ni bibi hoya n'akazi kawe ukamwereka imbogamizi zose n'ibibazo ariko we aba yamaze gufata umwanzuro kuko fene n'ubundi ahita agenda akabikora yego n'ubundi umuntu ugisha inama byanze bikunze agisha inama ariko nawe aba afite indi nama yigiriye kandi udashobora kumuhinduraho ni ukuvuga ngo rero abakobwa se baragira akaza akakubwira ibintu yagize ite yamaze gufatira umwanzuro niko abakobwa bameze n'ubona we yaje kubabaza we yamaze gufata umwanzuro ko azaza akagira ate akahaguma ahubwo babona ko nayo haza akarara bazabibona akagira ute bakabyibaza bagakwenshoninga bakamubaza bakumirwa abapfa kubibwirishwa ariko none abwirishwa ibi bintu yamaze gufata umwanzuro ase fofo bitumye ngira amatsiko yo kukubaza iki kibazo ubundi wowe nka fofo urumva wakwivamo ukaza ukabwira wenda Nadine w'inshuti yawe uti rero buriya Jado ni boyfriend wanjye agiye kuza kunsura kandi arahava ndongoye byanze bikunze wabivuga nge jambo mbabarire neko uzise ijambo rikukuye umutima buriya umuntu wese agira ukabwira nyine wenda umuntu agira inshuti yagira n'uko ateye ntacyo wenda iryo jambo reka turireke ariko se wamubwira ngo arahava tubikoze nyine ubundi ibyo bintu nyine ibyo niyo wabivuga biba ari bihari ibyo bintu ntabwo ari ibintu wapfa kubwira umuntu nyine wese nuriya rero kuba yarabwiye bagenzi be gutyo anababeshya oya yahisemo babiri batatu kuko urumva nanone nubwo waba ukorana n'abantu 20 ntabwo bose waba ubiyumvamo gutyo ibanga ry'abantu batatu none mukorana buriya ayo n'amakosa buriya nani mpamvu yo kugira inshuti yo mukorana muri societe aho ngaho uzajya kubwira ibintu byawe biba bigoye wenda nk'ubu urugero uri umukobwa mukorera ahantu ukwiye kugira inshuti yawe nyanshuti iri out yanshuti yawe iyo wenda uzabwira buri kintu cyose out of your work ku buryo ari wa muntu muzaganira uri open
itazaze naho ubundi rega abantu dukunda kuvuna abandi ubundi ubu ngubu hari isomo nsigaye mbona ntabwo si byiza kubureminga mugenzi wawe ngo yavuze ibintu wamubwiye ngo yakuvuyemo kubera ko nawe utabashije kubyibikira niba utarabashije kubika ibintu byawe ngo ubibike mu mutima wawe ntuzarakazwe n'uko undi yabivuze aba yabivuze ko nawe byakunaniye kandi ari wowe ubundi ibanga ni ry'umuntu umwe ku giti cye rwose dushishikarije abantu ko mu gihe umuntu akurikije ibanga urivuga ariko nyine byaragoranye muri iki gihe nsigaye mbona bigoye aho ni kuri sayidi imwe yo kuvuga ibanga wenda wabikijwe noneho abari kuvuga ibyo babonye sasa nibo turiho uri kuvuga ibyo yabonye we nawe twamushima kuko si umunyamakuru ariko nanone si twamugaye cyane nk'uwavuze ibyo yabwiwe tumbikira ibanga uwamenye ibanga we ni mubi kuko wenda bavuze ibyo yabonye yabibonye yanibajije hari n'igihe bashaka kubona ikintu akibaza se yakagira nk'uwabaza ati si nabonye nawe hari ababibonye kuko urumva biri ku mugaragaro nawe ntabwo ari ibanga yego kandi nanone abantu tujye turakazwa n'ibintu biri ngombwa niba wakoreye ikintu ku mugaragaro abantu bakireba bikivuga ngo urakare yego ubundi ikintu udashaka ko abantu bamenya ugikorera aho batareba fofo umuntu nk'uwo n'abandi nkawe wabagira iyihe nama tuvuge uri fofo kano kanya ugiye kugira inama abari n'abategarugori bagenzi bawe kugira ngo dukomeze twubake sosiyete nyarwanda nzima wabagira iyihe nama inama nagira abakobwa yego wenda inama uri bubagire ntikuraho iyo bigiriye mu mitima yabo ariko pfa gutanga umusanzu wawe bishoboye ko mbibashyiramo cya mbere abakobwa twakihahesha agaciro niyo twakiyubaha natwe twihagararaho iyo aza gutega akapurocinga uriya musore ntabwo byari kubara buriya ni nk'uko uriya musore yaje umusore nawe mana yanjye ni umusore nawe araciriritse pe araciriritse umusore ufata agajya kuryama muri geto y'umukobwa n'uwo mufiyemeri nyine nawe ntabwo ari umukobwa ntabwo tubafata nk'umukobwa tujye tuvugisha ukuri umukobwa ni umukobwa nyine nta muntu wabyaye afite umwana ni umufiyemeri tujye tuvugisha ukuri ko ibintu biri ntabwo ari umukobwa niyo mpamvu turi kubivuga muri iyo sanse none kubona ko umusore yagiye ku mufiyemeri akajya no kurarayo ntiyeruye ngo amushake tuvuge tuba umusore rero yashimye umufiyemeri yamushatse yamugize umugore we ahubwo wakomeje kwitwarana nk'abasore n'inkumi noneho ariko nta nubwo twakwemeza ko n'iriya bogari yaba ari n'umusore ko ntawe uzi sitati y'ubuzima bwe ashobora no kuba ari uwamutubwiye we wamuvuze muri sosiyete yavuze ko ari umusore niyo mpamvu rero aba basore ngewe kamubwire sinjya mbogamira ku ruhande rumwe ngewe ngeze ku basore n'abakobwa ku gitsina gabo ari igitsina gabo bige kwiyubaha igitsina gore n'igitsina gabo muri rusange bose abantu twese muri rusange ari abagabo twige kwiyubaha abagore twige kwiyubaha kuko buriya ntabwo umuntu umwe ari ugira uruhare mu kintu ni babiri nibyo njye mbona ukabona nyine hagati y'umusore n'umukobwa umukobwa yamuteye inda ugasanga bazengereje umusore ntabwo aba yamuroze baba babyumvikanyeho ahubwo abantu twese nibatuganize niba ari ibihano nibaduhane nyine twese ariko abantu bose twige kwiyubaha nicyo kintu mbona cyonyine umuntu yihesha agaciro abona ikintu kitagaragara neza muri sosiyete akireke wow fofo ndagushimiye cyane kubwo kwemera ubutumire bwacu hano kuri Jyaho TV show n'ubutaha nizere ko tuzajya tuba turi kumwe tugakomeza tukubaka sosiyete nyarwanda yego murakoze nanjye ndabishimiye cyane mwakoze kongera kuntumira ndabakunda cyane nta kibazo tuzakomeza dukorane ko tuzatubona akanya murakoze yes ndabashimiye namwe mwari mukurikiye kino kiganiro kuri Jyaho TV show ngewe nari Jado Artist Official nyita Jyaho nkaba nari kumwe na Philomene aka Fofo abagira inama nziza ati rwose nushyira ibintu ahagaragara abantu bakabikomantingaho ntukababare ikintu udashaka ko abantu bamenya ugikorera aho batareba niba ari ubwa mbere rero ugeze kuri iyi channel tukaba tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe reba ko wakoze subscribe niba utarayikora kandi uyu ni wo mwanya mwiza jya no muri comment section udusigiremo igitekerezo utubwire icyo ukuye muri iki kiganiro utubwire nawe inama wagira abantu nk'abo
ushobora no kuba ushaka gukorana natwe ikiganiro, ufite inkuru idasanzwe n'ibindi ushaka kudutera inkunga se, waduhamagara kuri 0788 25 99 ushobora no kuduhamagara kuri 0780 220 100. Izo nimero zombi ziri no kuri WhatsApp. Ciao ciao.